kara gasambusa ameze nk'ako yajyanye ku rugamba se urana kakiri kazima. Agasambusi arajya azamuka gitungu wamugeraho. Harya witwa nde? Ngiye nitwa 5K. 5K. Umwana wawe yitwa nde? Umwana wanje. Gusa ushatse kuvuga ko atari yawe harya ngo yayineye ngenda. Sawa nari bireka ngende byose bizakemuka. Urajya hehe se wowe giti? Ntagaro giti. Ntagaro giti. Akazukunze wowe giti. Washe Karame vie. umva sawa. Giravandi kwihuta vie. Nikushesha umuna bucya bukira amera zaba yahe. Ese vie ibyo nibyo umamagari. Kushaje ukaba umaze imyaka myinshi ku isi ibyo wakabaye kububiza. Saze ndeke wamanze. Kari usaze mu kirambi urageze ko byagenda bite. Shamuze nzemera mbimanzo kugira ngo mere nkaho ugenda wirirwa ugenda ngo ninde uciya nganyuze harashaka nde wabaye imfizi y'akarere. Oh no. Jewe se umwuzukuru wa Ruganzo niruka matamushogoro we. Gira uturinde umusaza itamenya n'imyaka ifite dore ko wavuga ngo ushaka gushaka washatse amufasha gushaka washaka kuko n'ushaka nawe ashaka abandi ariko wowe wagushaka ngo umufashe gushaka washaka byarangiye adashatse. Aho niho bari kigoryi rero urizumere imva hanga ari ngewe biteye. Shabavuga ko ibyamwe na muhimba ariko nyanatemesheje. Ubwo uraje ndiswa nigendere wasanga ufite n'igikomande. Ayushoye Manuel. mwarayi Mwaramutse yuri. mwaramutse ntonde wa murigira kuri ishyo si Reka ntago nakijya kuri data rwabuze isoni mba ndoga umwami ne muriga ibici Nakara cyakigwara cyakanagiwe n'intama. kandajigo n'inama ega niwumva mubwira guco uje ngo ndamushima gisaza gushatse ikinyabupfura uje hose. Ego nibyo yuri nanjye papa ngeza. Yego nibyo mwashemuwe ugumusaza papa wawe nta kinyabupfura pese ahubwo ndaribajirwa ibintu yangambiye ngo nzi hano mbabwira mama yambwiye ngo mutarurire ikintu simbizi ico kintu rero byo mubaranywa nazo nzita. Kara gasambusa ameze nk'ako yajyanye ku rugamba se urana kakiri kazima. Agasambusi none ndagasambusi gase gute mwamusaza kandi wadusaza we nagujira gikinyabupfura Gasumutuku ako kari kanashaje imbaza nakajyanye. Gasambusi kumutuku batokuri kibuno agasambusi ubundi mama yantumye hariya kuri butici hariya kwanduza wangambira gute ko gashaje mwamusaza. Yewe yuri nimba ari agasambusa k'umutuku nabonye hano umubwiye kure y'amaso kabaye akajipo. Yewe gashemuwe so umusaza dufite indomo mu mudugudu sabye yaratumbaraho ndabana pe. Oh no. Yewe kanigendera ibyawe ndaza kubimenya ngarutse. Ayushoye Manuel. Nzabarya umva mwigize abapasteri abapadiri. Nzabarya guhera ku murongo bose nabo mungana ncisha mwaba tarakwabere ngo ndabatungana isaza kikinini ufite imyaka kangari ndakwesha agaciro sha mbamba warakurojesha agasambusi. Ariyo uramushakira iki se ko mbona unaniwe? Shayise yigeze imfizi y'akarere dore nanjye yangeze inshuro imwe gusa. None dore ibyambaye asha. Ariko data rwose uranze uranshebeje. Si umwana si umuntu mukuru abana nabanye. Genda ugereyo nyine muri.
amakuru neza ni meza kwagira se ufite ibibazo bimeze bite Jore shande kandorere mudugudu byagenze bite se kandi Jore ivy'iwanjye none imbwa zabirwaniyemo Dore wa mukobwa wanje ngo bakakanya ari kwa muganga ngo ari ikigabo kigeze cyarutiza izinda muri uyu mudugudu nico cyamutenda ngo ari kwa muganga mbimenye mukanya ibyo byose byabereye mu mudugudu none se bamwebwe ibintu by'umuntu yakaza kubabwira mwarangiza n'umunagira ico mu bikoro ntabwo ivyo nabikubwira erega biriya bintu yabisaye ibimenyetso kumufata bikini kuki utabibwira iri busa hakiri kare gusera ibyo byari bunzo bibera nawe bibera rwose warangaye rwose mbese uwo mugabo harya ngo ni dore umugabo yitwa Giti ariko uwo mugabo Giti si ubwa mbere numvise ikirego cye ngiye kubyoze vuba ariko buri munsi ni Giti kandi bijyanye n'iki n'amajipo kumbe n'umwana wawe yamugiye yego dore n'uwo ngo rwose niwigize uruteza wamata muri uyu mudugudu nose ibimenyetso neza ni umwana ubikubwiye ego kumara kandi uwo mwana w'umukobwa ari wabimye icyo cyaba ari ikibazo muri uyu mudugudu kuko budakeka arava ku mwana ajya ku mugore umukecuru ni ukuvuga ngo nta mwana turi bugire arajya azamuka Giti uwo nguwo amugeraho harya witwa nde nitwa 5K umwana wawe yitwa nde umwana wanjye ni wanike uramuzari reka nkubwire rero wowe gera kuri uwo mugabo urebe nimba ari kubyemera natabyemera jyewe umpamagare duhamagare sajyeho ko mugeraho kose kuri umusange nuko nguko muzabikemura utamwica ndabizi ufite ikibazo mu mutima wawe ariko wijyana umujinya ngo wihanire kwihanira ntabwo byemewe none namungira ikaba ari iyihe ubuse nta nama nayo mudugudu hoshe ngenda by'ikurikirana wijyana n'umujinya ngo wice umuntu rwose ndakwinginze rwose nta kindi kibazo nshaka mu mudugudu wanjye ntugire ikintu umukora utamwica rwose n'umwana cyangwa unantume sintuye haruguru ntubizi reka ndiba abandi baturage Sheri bino naje Sheri nyine nje kureba bya bintu twakoze dore byavuyemo nje ngo turebe ko twabikemura no ntibibaho sayi inshuro imwe tubikoze ngo none kare iwacu ubundi umuntu atera inda ariko umaranye ameza yo atatu nta wowe ngize gutya rimwe ngo none ngo uruhinja oya ntukambisha kumbeshyera inshuro imwe kandi nabwo nakubise ngo byavuga ngo nigendere uri mu nyiyaga kereka bari gutera uri kugenda gusa ushatse kuvuga ko atari iyawe harya ngo wayineye ngenda sawa nari bireka ngende byose bizakemuka oh my god meze bite skadi wowe suvuye oya sigaho winsubiza bireka igisubizo nacyayo ubungu woroshya turabona nako sha turabona na wowe urajya hehe se wowe Giti ntagaro Giti gusa ntagaro Giti akazi ukunze wowe Giti Fahan Jakoz urabizi batari ko Muzi ukunze iki uravuga iki uri muranzi iki ubundi umwana bita wanike ntabwo umuzi uramuzi ntumuzi inde wanike ntari kwa muganga kubera wowe ariko wigereje none wanike wenda mukuze dore wigize rutezi w'amada mwatse ariko mubwe yewe nihanye ubusamba nishaje